Urwego rw'Igihugu rushinzwe ubugenzacyaha harimo rwerekanye abantu 15 bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba abantu amafaranga kuri konti zabo za mobile money bakoresheje uburiganya. Aba batawe muri yombi ni abagabo 14 n'umugore umwe bakomoka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo. Bakaba bararimye itsinda ry'abatekamutwe byiyise abameni bivuga ko rimaze igihe rikorera muri uyu murenge wa Nyakarenzo muri aka karere. Aba bakurikiranyweho ubujura bwibishijwe ikoranabuhanga batangiye gutabwa muri yombi guhera tariki ya 28 Mutarama 2020. Umwe muri aba ngaba imyaka 25 akaba yavuze ko biba abantu bakoresheje simukadi za MTN zikoreshwa n'abayifasha gutanga serivisi za mobile money hirya no hino mu gihugu. Aha arasobanura uko babigenza kugira ngo babashe kwiba amafaranga y'abantu bayakuye kuri mobile money zabo. Ibintu by'ubutekamutwe nabyinjiyemo mu kwezi kwa 9 kuri kurangira hafi mu kwa 10 kumwaka ushize. Uyu nguyu yahise noneho bakanyera ukuntu babigenza nkabikora. Gute ubitubwire wowe uburyo watekereza nkibitangira nta kwezi kurashira ubundi kibitangira. Bazanaga zira simukadi z'ubwagenti bakanyereka uburyo ki uhimba imibare 10 ugapimanya ugashyira muri telefone ugatera icyemezo kitagenda ugahinduraho undi mubare ugatera icyemezo cy'ibihumbi 10 cyagenda ukareba 20 yagenda ukareba 50 yagenda ukareba 100 ritagenda ugahera ku 100 umanuka hasi paka umenya amafaranga umuntu afite. Muri abafite nk'ibihumbi 75 wenda hari ukagiranya ukamaha 74 cyangwa 3,503 gutyo gatuma message itariho amafaranga ukamamagara ukamubwira ati ndibeshye nkuroberejeho amafaranga bamfasha ukansubiza nimba bishoboka. Umuntu akavuga ati message ndayibonye reka amafaranga banyagusubiza yayaguhereza amara ko yagwatabisobanukye ataraje kuri account yiwe agasanga hagiye yiwe agahita guhamagara kuvuga ati rero urampemukiye njyewe nari ngufashije nk'umuntu w'umukristo ariko urampemukiye. Noneho nuko kamubwira ati hangane nuko byagendaga. Noneho akaba n'uwohereza iyo message we abizi yabanza kureba kuri konti yiwe agahita kuvuga ati uri umujura ntabwo warya ibyanjye. Ariko umuntu yagwa ni wa muntu utaje gucekinga balance yiwe. Ubundi ninde wabibigishaga wowe utawe muri yombi wari umaze guhemukira nk'abantu bangaho ugereranyije? Ni babiri. Yewe batwaye angahe? Bo umwe yampaye 22,350 undi ampa 9,999. Ninde wabibigishaga? Iryo zina ry'abameni mwarikuye he? Mwaryise riturutse? Iryo zina ry'abameni ahantu bita mu murenge wa Nyakarenzo njye namenye ubwenge ndyumva. Ntabwo ari irya none njye namenye ubwenge ndyumva ngo abameni. Wumva ko ari abantu bameze bateka umutwe batuburira abantu batuburira abandi. Ninde wabibigishaga ayo masomo mwahawe n'igihe mwayamaragamo? Ayo masomo ariko kwa kudutembera ku isi ahantu runaka ariko muri weekend ku cyumweru cyase nimugoroba uri mugenda basanga hagatsiko k'abasore barenga 10-20 gutyo batanu mukaganira ukabona buri wese ari muri telefone arakanda telefone ukamwibazaho ugahita ariko kumura mwese mukanda telefone ibikima muri mu gihe uko nabyinjiyemo baransobanurira bijyamo gutyo bibaye ngombwa nasaba imbabazi bakambabarira. Mubo wavuze hari umumama utavuze uriya mumama n'iki uruhare rwe mu itsinda mwari murimo we yakoraga iki? Uyu nguyu yatangaga ayo masimukadi y'ubu agent. Ati bitubwire nabyo. Iyo simukadi y'ubu agent ngiye kugira nyibone nari nyifite naganira n'uwitwa Yonasi duhuriye ahantu mu kabari ngo turibwirana angurira icupa rimwe nanjye mugurira irindi arangije ndavuga arambwira ati se nawe ugira kuri za simukadi z'ubwagent ndavuga ati se zikora iki nari ntaramenya ni naho nahereye nyibona. Aransobanura ambwira uburyo bayikoresha ndavuga ati nta kibazo yimpaye nagerageza nkareba ko nabishobora. Simukadi barayimpereje turagerageje dutera umuntu icyemezo abikura 50,000. Mukora iki? Ese iki cyemezo kivuze cy'ubundi mutera nuko hakinga nimero kwifata kwishyira muri telefone umara kwishyira muri telefone bakanda akanyenyeri 184 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 ukamanuka inyuma ya nimero ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho umubare w'amafaranga nimba ari 10,000 ukabishyiraho nyuma y'ibyo 10,000 ugahita ushyiraho akanyenyeri ugashyiraho 1 ugashyiraho amafaranga bariye cyangwa se n'abanarariye ayo bariye sinayamenye kuko n'abantu benshi batandukanye. Usanga umwe afite nk'umuntu umwe ari we bagendana undi afite nk'abantu 5 ari we bagendana
mbese none uhuye nawe niwe mukorana, uhuye nawe ejo akaba ariwe mukorana, ntawe ujya uwo bahorana ngo barahora ko bahora bakorogana. Hari abandi wenda polisi cyangwa ribu yataye bamwe mu bo mwakoranaga muri yombi, hari abandi ukeka batarafatwa, n'iki none nihe nama wagira abandi bantu bakishora muri ibyo bintu? Inama nabagira nuko babireka, si byiza kuko n'ubundi kuba wapanga umugambi wo kwigabika kuri leta ntabwo ari byiza, nuko bose babireka, n'uteganya kubijyamo namugira inama yo kubireka. Izo simukadi bakoresha mu kwiba abantu amafaranga kuri konti zabo za mobile money, ubusanzwe imwe ngo igura 5,000, ushaka kuyigura akerekana indangamuntu na nimero y'ubucuruzi izwi nka tin number kugira ngo yemererwe gutanga serivisi za mobile money kuba zishaka. Aba ngo batawe muri yombi bazahabwaga n'ugira shebuja Florence y'imyaka 30 nawe wakoraga akazi ko gucuruza mobile money, gusa nawe akaba avuga yuko yazihabwaga n'umukozi wa MTN ukorera mu mujyi wa Kigali uzwi nka Jean Paul. Yeni tugira shebuja Florence nakoraga mobile money, natangiye mu kwa 3 ndahagarara ko nari maze kubyara, mu kwa 7 gutyo mu kwa 8 niho simukadi yanjye wa agent isohotse ko nta bushobozi nafite cyangwa igishoro cyo guhita nkora. Umuhungu twayo nasaravuga ngo ninyimutize kuko iyo uyigumishije idakora imisoro igenda izamuka ku ifite tin number. Ndayimuhereza nambwata ariko ngewe ninangira gukora uzayinsubiza. Arambwira ati ntacyo ngiye nzayigusubiza. Ngeze nko mu kwa 9 niho yambwira ati none reka ngiye nkohereza amafaranga undeporezi yanjye. Ndamwira ati ngiye kudepoza na depoje 5,000 ko na tin number nari mfite na fotokopi y'indangamuntu. Anyoreza ibyo 5,000 na fotokopi y'indangamuntu, amana yatike ko navaga irutonde njya kudepoza Nyarugenge. Amaze kumudeporeza simukadi sokera ibyumweru 3 irasohoka, amafaranga yakurenda yimuherereza Rusizi. Nyuma aho niba yahise amamagara ngo ati se wabona indi simukadi byihuse nahinze kudepoza ko bitinda. Ndamwangewe ndaza kukubariza ubishinzwe kuzisohora. Ndamubaza yitwa Jean Paul, ndamubwira ko hari undi uyikeneye ngo byihuse atadepoje nge byakunda, nge nuvaga bitakunda. Arambwira ati byakunda ariko yamuhenda. Ndamubwira ati aramwe byakunda ariko yaguhenda. Arambaza ati mubaze ngo nangahe yanjye. Ndamubwira ati aramwe amafaranga 20,000 yamuha. Bibwiye national nta kibazo ndayakohereza ngo natike ngo nakuriye ujye n'inzanire. Uwo rushinzwe gusora n'umukozi wa MTN cyangwa yego ni ushinzwe niwe mvuga ko ngiye niwe nzi iyo depoje ni ubiha. No ndangije ndayamuhereza 20,000 namereza iyo simukadi amembaho 2,000 gusa. Ndagenda nje Nyabugogo ndayohereza, maze kuyohereza haciye iminsi wese ambwira ngo nimwoherereze ngo ngabonye abandi 5 ngo kuzikoresha. Ndamwase aho bose bazakorera iyo ngiyo arya iyo Rusizi nyine Irunyanzovu. Kuko Irunyanzovu nagezeyo umunsi umwe gusa ni uko amabukwe bako nsanga nta mu agent uhaba pe, ufite igishoro uri bukore wahakorera ukabona amafaranga uri bukore bisanzwe, hatabyo kuva ngo n'ubujura ko ntabwo nanzi ibyo wagiye kuzikoresha. Kuko barambwana nagiye kubikuza amafaranga ati cyangwa ngo kujya imibirizi cyangwa aho bategera Ikampembe. Ndamwana nese izo zose nizo mugiye gukoresha ati we nakazi. Ndamwana amanyanga toya mzimwohereza burya mbwate bakeneye 5 tikandi bafite 30,000. Wowe tukira ubundi uruhare rwawe kuki uri hano urishinje ki? Ngiye kintu banshinja. Wowe urishinje iki wowe? Ngiye kintu numva nakoze kikoze nuko nazigurishije nyinshi nzihawe ako nazihabwaga n'umu uzishinze. Nabona ari buri kuzima nkumva nta kibazo, ngiye nasitanga sinakurikiranaga ibyo bari kuzikoresha. Uyu mukozi bivuga ko ari uwa MTN wabagize simukadi bitanyuze mu nzira zemewe n'amategeko nawe yatawe muri yombi, akaba ngo yakoreraga kompanyi yitwa Phoncom ifitanye amasezerano y'imikoranire na MTN, akaba yarashinzwe kugeza simukadi kuba zishaka mu gihugu. Mari Michel Umuhoza, umuvugizi w'Urwego rw'Ubugenza cyaha harimo, yavuze ko uretse icyaha cy'uburiganya bakurikiranyweho ibyaha 2 kandi byose bigendanye n'ubitekamutwe. Abo bantu ko ari 15 bafashwe mu bihe bitandukanye kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere
nibwo bagiye bafatwa. Bakurikiranyweho ibyaha bibiri: icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icyaha giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo y'174 y'igitabo cy'amategeko ateganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda, ndetse n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo ya 224. Aba bantu rero nk'uko babibabwiye cyangwa se nk'uko nari nanabibabwiye mbere, ni abantu bafatiwe mu bikorwa by'ubujura bw'amafaranga bakura kuri momo z'abantu batandukanye. Kugira ngo rero bimenyekane, byatangiye itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho umuntu witwa Rubayizare yagiye kurega kuri radio station ya Kicukiro avuga ko bamwibye amafaranga 500,000. Agaragaza nimero yamuhamagaye, yamwoherereje message, ibikorwa by'iperereza biratangira, bagenda bafatwa gutyo. Ni ikintu gikomeje, ntabwo ari aba gusa nk'uko babibabwiye, gusa ko babwira ko hari benshi bakorana nabo, ndetse harimo na babiri babibinjijemo batarafatwa. Ngira ngo mwabyumvishe, ni muri ubwo buryo rero bafashwemo ndetse bagikomeza no gufatwa. Ariko ngira ngo mwabonye ko ari ibintu bakora bahuje imbaraga, bakabikorana ubwenge, bakabikora no mu buryo burimo tekinoloji, tuba ariko tubyita, kuko bumvise ko bakoresha simukadi za momo ziriya abantu bakoresha, bamwe muri twe tutazi ko zinabaho. Bumvise ko Laurence yababwiye ko ari we wari ushinzwe gushaka izo simukadi, akazikura ku muntu witwa Jean Paul Ndikumana. Uyu akaba yari umwagenti wa MTN, ariko atari aba bajenti bo mu mutaka. Ngo yari twamwita nka supplier, aho ngo yakoreraga kampani yitwa Phonicom. Ubwo ngo Phonicom ifitanye amasezerano y'imikoranire na MTN, akaba ari uhagarariye MTN ariko akorera iyindi kampani. Mwabyumvise ko Laurence yabasobanuriye ko izo simukadi ubundi hari uburyo zigurwamo kugira ngo umuntu ayibone. Ubundi ugura 5,000, ariko ukaba ufite fotokopi y'indangamuntu, ukaba ufite na tin number. Ariko mwumvise ko yazitangaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko yatangaga amafaranga akazibona. Mwumvise ko yaguze amafaranga menshi, yayiguze 25,000, ariko bamaze kubona ko business imaze kuba business, mwumvise ko zageze kuri. Baramutse bahamwe n'iki cyaha, igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 7 kugera ku myaka 10, ariko hakaba hari n'ibindi twakwita impamvu nkomezacyaha, aho ushobora gusanga igihano ari igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Turagushimiye gukurikira Digital Media TV Online. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ya buri munsi. Kandi wanadukurikira kuri social media zacu wanditsemo Doma Rwanda. Ushobora kandi no kudukurikira kuri website yacu wanditsemo domanews.rw.